Turongeye turagusuhuje nanone wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde. Imana iguha umugisha cyane aho muherereye mwese, ari abari ku mugabane w'i Burayi aho turimo dukorera ibi biganiro, ari abari ku mugabane wa Amerika, muri Canada, muri Australia, muri Aziya n'ahandi henshi ku isi. Babasha gukurikira ibiganiro bumva ururimi turi gukoresha rw'ikinyarwanda. Mwese Imana ibahe umugisha, turabishimiye, turabakunda, kandi namwe dushimishwa cyane n'uburyo mugenda mutwereka ko mukomeza gukurikira cyangwa se muzirikana ibyo dukora, iby'Imana iba yanyujije mu bakozi b'Imana kugira ngo bibagereho binyuze muri ubu buryo bwa online. Ni ukuri turavuze ngo Imana idakiranirwa mwese ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Turimo dusoza umwaka, dufite byinshi byo gushima. Turashimira Imana by'umwihariko nka Evangelize Le Monde TV. Murabizi ko mwagiye mubona amavideo mu gihe cyashize cy'indi channel twari twararonshinze ya Evangelize Le Monde TV, aho twari tumaze nyine igihe cyenda kugera mu mwaka. Iyi channel turi gukoreraho ibi biganiro uyu munsi yaribasiwe n'abagize ba nabi bakayihakinga, tukayatakaza access zayo burundu, tukagenda rwose tukanabyibagirwa tukayibagirwa, bituma dukereya n'undi murongo. Ariko nk'uko wenda ngira ngo mwagiye mubibona mu mavideo yacu yagiye atambuka. Ariko rero turashimira Imana n'ukuri ko nyine nyuma y'igihe kinini twarayibuze twongeye kubona igarutse ku murongo. Urumva ko mu byo Evangelize Le Monde TV ishimira Imana kandi ifatanyije n'abakunzi bari basanzwe bakurikira ibiganiro bihanyura, mu by'ukuri nyine murumva ko dufite impamvu zo gushima Imana. Ngira ngo buri wese afite ikintu yashimira Imana, buri muntu afite impamvu yo gushima. Hari ibyo Imana yagukoreye, hari ibyo Imana yakurinze, hari uburyo wagiye ubona Imana kuva mu kwa mbere, ukwa kabiri ukayibona, ukwa gatatu ukayibona, ukwa kane, ukwa gatanu ugakomeza kubona ineza y'Imana, ukwa gatandatu kukagera, ukwa karindwi kukagera, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa cumi, ukwa cumi na kumwe, none tugeze mu kwezi kwa nyuma ko gusoza umwaka. Mu by'ukuri ufite ibintu byinshi nawe wakagombye gushimira Imana. Ariko nanone kandi umuririmbyi yararirimbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo abo bazagabana ku mugisha w'Imana. Nyaboneka muri uku kwezi, nyaboneka mu gutangira uriya mwaka w'ibihumbi 2025, reka uzawutangire byibuze ufite umuntu uri gushima Imana ku bwawe. Umukozi w'Imana umwe mu cyigisho ejo twashyizeho niwe wavuze ngo tugomba kubera abagenzi bacu umunyu. Hakagira umuntu ushima Imana, hakagira umuntu utanga ishimwe ko yari afite icyifuzo, Imana ikaba yagishubije binyuze muri wowe. Wenda yaraburaye, wamuha ifunguro, yarabuze icyo kwambara, wamuha akenda ko kwambara, nk'uko rya jambo Yesu yabigarutseho avuga ngo umwana w'umuntu ubwo azicara ku ntebe agacira abari mu isi imanza, ngo mu by'ukuri ngo azafata ihene azishyire ibumoso, intama zishyire iburyo. Ariko igitangaje ngo azabwira abari iburyo ati nimwuze bana banjye mwinjire mu bwami iso yabateguriye, ngo kuko nari nshonje muramfungurira, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mbuze icyo kunywa mumpa icyo kunywa, nari mbuze aho ndara mumpa icumbi. Noneho ngo bazatungurwa base mwami, koko ibyo twabigukoreye ryari? N'iryari twakubonye ushonje? N'iryari twakubonye uri mu nzu y'imbohe? N'iryari twakubonye ubabaye tukakugirira neza? Yesu azababwira ngo buryo ubwo mwabikoreraga umwe muri babandi boroheje nyuma y'abandi, ngo burya ni njyewe mwabikoreraga. Ubwo rero ni nako azahindukirira abari ibumoso abwira ati nimwumve imbere mujye mu muriro wabateganirijwe, kubera ko ngo batamukoreye biriya byose bariya bakiranutse bari iburyo bakoze. Maze ngo azababwira ngo ni ukuri ntabwo twigeze tukubona umeze utyo ngo twange kubikora,
ariko nyamara ngo azabasubiza ko ubwo batabikoreye ba bandi boroheje inyuma y'abandi, ngo nawe atari we babikoreraga. Yesu wawe rero muri ruhande, Yesu wawe murahorana, Yesu wawe muri kumwe, Yesu wawe wenda wasanga munagendana, Yesu wawe wasanga musengana, Yesu wawe wasanga muturanye, nyamara wa wundi ujya wirengagiza wasanga ari we Yesu azakubwira ngo ubwo wabikoreye uriya muturanye mwari muturanye, ubwo wagaburiye uriya mushonji wari ushonje ukamuha icyo kurya, ubwo wambitse uriya muntu wari wambaye ubusa ninjye wabikoreraga aguha ingororano. Rero uyu mwaka uri kurangira mu ishimwe ryawe, reba ibyo Imana yagukoreye byose, ariko uvuge ngo ugire icyifuzo cyo kugambirira ngo ndashaka kuzagira umuntu byibuze nanjye dusangira umwaka, dusangira ibihe byiza byo kunezerwa, byo kongera kunezererwa Imana. Uyu munsi ikiganiro cyacu tugiye kugaruka ku buhamya bwa mwene data ndibuze kubagezaho mu mwanya, ariko turagira ngo twifashishe ijambo riri muri Zaburi ibice 124 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ngo ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo, ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Nibyo ni iri jambo tugiye kwifashisha. Mu by'ukuri nta muntu ujya upfa mbere yo gupfa. Nta muntu ujya upfa mbere yo gupfa, nubwo hari igihe Satani atwica mu bitekerezo, yajya kongorera ngo urapfuye, nawe ati koko nibyo, ati ndapfuye. Cyangwa se wamenya ko uzapfa umwaka utaha n'urugero ugatangira gupfa ukibimenya. Ariko Satani azajya kwereka urupfu, ujye umwereka ko ufite Imana igarura ubuzima, Imana irestora, Imana igira neza. Iri jambo rero Dawidi yaravuze ngo iyaba Uwiteka ngo atari we wabaye mu ruhande rwacu, ngo abe ariko nawe uvuga none. Yataba mu ruhande rwawe mu kwa mbere, ngo abe mu ruhande rwawe mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, n'ukwa kane, n'ukwa gatanu, n'ukwa gatandatu, n'ukwa karindwi, n'ukwa munani, n'ukwa cyenda, n'ukwa cumi, n'ukwa 11, no muri uku nguku. Iyo ataza kuba ari we wabaye mu ruhande rwawe muri uyu mwaka no mu yindi myaka yose irangiye, ngo isuri iba yaratembye ku bugingo bwawe. Isuri iba yarakurengeye rwose, ngo amazi yihindurije aba yarakurengeye. Donc ahawe ntiyaba hakibukwa, ariko ngo ubugingo bwacu bwakize nk'uko inyoni, wumve, ngo iva mu kigoyi. Ikigoyi ni imitego. Biragoye ubundi ko ntabwo ari ikintu cyoroshye ko inyoni yacomoka mu mutego w'umuntu wayitaze kugira ngo ibohoke cyangwa ibeho, ariko ngo ubugingo bwacu bwakize nk'uko inyoni iva mu bigoyi, iva mu mitego y'abayiteze. Ngo byagenze gute rero? Ngo ikigoyi cyaracitse, haleluya, ngo natwe tuvamo turakira. Ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka, ngo ari we waremye iki? Waremye ijuru n'isi. Ikigoyi cyaracitse mwene da. Ibuka bya bigoyi byose, ibuka za ngorane, ibuka ka gahinda, ibuka yamaganya, ibuka ya majoro, ibuka bya bihe. Wongere urebe ibigoyi byacitse ku buzima bwawe, ngo natwe tuvamo turakira. Ngo gutabarwa kwacu nta handi kuboneka, ngo kubonerwa mu izina ry'Uwiteka, ari we wagize ute? Ari we waremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Imana niyo buhungiro bwacu, n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago
ibyago no mu makuba. Mana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwayo ikagira umuhengeri. Nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwayo ikagira umuhengeri. Nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwayo ikagira umuhengeri. Nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwayo ikagira umuhengeri. Haleluya. Ngo naho imisozi yakurwayo ikajya umuhengeri,